iki gihe icyampa ugashaka kumenya ibyiza imbabazi z'Imana. Nibyo twaje kubabwira ngo nimushakashaka uko mwamenya, nimusaba Imana ibahereze guhishurirwa umurimo wabereye i Golgotha, maze mwakire imbabazi Imana yashyize muri Kristo Yesu. Ibyo mutunze byose muzabyakwa, bishobora no kurangira, ariko izi mbabazi ngo zo ntabwo zijya zishira, ahubwo ngo zihora zunguka. Nizo abakijijwe tumenya, tukongera tukizera, dufite intege nkeya tukongera tugahabwa imbaraga, tudafite ibyiringiro twazibuka tukongera tukabona ibyiringiro, tutazi icyo gukora twazibuka tukongera tugahagarara, tugashikama, tugakunda Umwami. Namwe abatari bizera, abatari bamenye iby'isi mbabazi, uyu munsi turababwira ko hari Kristo watanze